Aha, muraho cyane, Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe, ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, Yesu aduhane umugisha. Murakoze nanone kugaruka kubana natwe kuri no YouTube channel ngo dusangire ibyiza Imana iba yaduteguriye. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero uyu munsi nje kubajyana i Musanze nje kubajyana i Musanze mu Kinigi mu murimo w'Imana mu ivugabutumwa. Nk'uko mubibona hano turi kuri seti, twari twajya gushutinga indirimbo mwakunze z'amakorasi twakoze mu minsi ishize, ndetse n'indirimbo imwe yo mu gitabo ivuga ngo umukiza wacu ashobora kutunezeza cyane mu isi. Izo ndirimbo rero nizo twari twajya gushutinga ahangaha. Ndavuga ngo kubera iki nasangiza ubwoko bw'Imana bunkurikirana kuri no YouTube channel ngo mbasangize uburyo biba bimeze kuri set iyo twagiye Musanze ukuntu biba byitwaye. So nibyo rero nje kubereka, nibyo nje kubasangiza. Nk'uko mubibona turagenda turi kumwe na bene data badufasha umurimo w'Imana, ba videographer, tugakorana umurimo w'Imana w'ivugabutumwa. Mu by'ukuri tuba dufite amateraniro nk'uko mubibona, tuba dufite amateraniro urikumva, tukaririmba tukaramya Imana, ariko tukagira n'umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Umukuru muri twe akabwira abantu b'Imana tubasanze ubutumwa bwiza, akabwira ko Kristo abakunda, akabwira ko ibi dukora tubikora hano mu isi, ariko tuzanajya no mu ijuru, akanaribakumbuza kugira ngo tuzajyane. Murabibona rero ukuntu biba bimeze hano ni kuri seti, aba videographer badufasha tugahimbaza Imana. Tuba dufite iteraniro, abo mubona ni abantu b'Imana baba baje kumva ubutumwa bwiza, tugira umwanya wo kuririmba nyine no kubabwiriza, tugahimbaza Imana, bikaba seri apana nyine gushutinga gusa. Tufata amashusho ariko tukanababwira n'ubutumwa bwiza, tukababwiriza. Musinga Rwanda muramubona uwo yitwa Crispin. Imana ibahe umugisha, aba videographer rwose badufasha, baba badufashije umurimo w'Imana rwose. Imana ijye ibaha umugisha, mwita Clement. Muraribona iteraniro, baba baje abakozi b'Imana, baba bari muri mood kuko tuba twabwiye ubutumwa bwiza. Murabona Musinga ukuntu abayoboye ari kubabwira ati tugiye guhimbaza Imana, ubwo ari kuduha amabwiriza nyine turi bugendere. So director ni uko biba bimeze. Ndabona nyine tugiye ku mirongo tayari. Aba director baba babaye babiri. So tukaba turatangiye rero kubyina kadanse, tukaririmba tugatambira Imana. Clement ibintu biba biryoshye kweri, biba biryoshye nyine. Aka video kanshimishije twagafashe nyine ugira ngo ni brag, ko nishimye kubibona ukuntu biba bimeze. Ubundi iyo birimo hari igihe utabasha kubibona neza, ariko kugasubiza inyuma nkagenda nkareba byanshimishije, nishimye, numvise kugenda neza kw'Imana. Mbona ukuntu Imana yaduhaye umurimo mwiza mugari, umukozi w'Imana akanahesha abantu b'Imana umugisha no mu bifatika. Imana iguhe umugisha papa wanze. Imana rwose iguhe umugisha, abakozi b'Imana baranezererwa, hanyuma bakanabona n'ibirayi byo gushyira mu gifu. Ni ngombwa guhesha abantu b'Imana umugisha. Bibaye ngombwa ko kazamo muri video, sinzi niba byari ngombwa cyane, ariko nta kintu bitwaye rwose. Nabyo nivuga butumwa. Nawe nugera ahantu ukabona umuntu rwose yagufashije umurimo w'Imana, kandi akeneye no kumuha no kubyo gushyira no mu nda, nabyo Imana ikaba yaguhaye umugisha wo kubibona. Muzabisangire, ni isomo, ntabwo ari ukugira ngo abantu babibone, ariko ni isomo nyine abantu b'Imana tugomba kwiga. So ubwo rero tukaba turasoje, tuba dusoje nka seti imwe, tugiye n'ahandi natambitse ikirenge. Mu Kinigi ni heza, mu Rwanda ni heza, ubwo Imana yaduhaye umugisha nyine. N'uturayi twa Kinigi turatahana kugira ngo n'abana bavuge bati mami na dadi baba bagiye gukorera Imana. Kwa Yesu hariyo ubuzima, kwa Yesu hariyo ibirayi, kwa Yesu hariyo byose, hariyo n'umunezero. Ukanatembera ukabona n'ibirungu, ukareba ahantu heza hasa gutya kubera umurimo w'Imana. Imana yaduhamagaye umuhamagaro mwiza, ni ukuri
Imana yadutoranyije gukora ikintu cyiza cyane, niyo mpamvu tutagomba gucika intege, tugomba kubikora n'umutima wacu n'ubwenge bwacu n'imbaraga zacu, mu gihe Imana ikidutije kano kanya ko kubikora. Nta kintu kizaduca intege, nta muntu waduca intege, ntabwo Satani yaduca intege, isi ntabwo yaduca intege, umubiri ntabwo waduca intege. Turakomeje, intumbero yacu ari Kristo niwe cyitegererezo, niwe tureberaho, ntituzacika intege, tuzakora ku manywa dukore nijoro. Imana yo mu ijuru ishimwe. Murareba ukuntu igihugu cyacu ari cyiza, murareba ukuntu u Rwanda ari rwiza, haba hari umutekano ahantu hose ugiye, ubona abantu beza bakwishimiye, ibintu byose ari amahoro. Ni umugisha Imana yaduhaye, Imana ibishimirwe. Nk'uko nari mbibabwiye, twari tugiye ubwo ahandi hantu ku yindi seti nyine, ko ntabwo dukorera ahantu hamwe, tujya ahantu hagiye hatandukanye, hose tureba aho tugomba gukorera, aho rero twari turi mu nzira tujya kureba n'ahandi. Ego bafata akavideo. Mana yanjye, kubasangiza ibintu ni iby'agaciro, ni umugisha pe, ni iby'agaciro, ni byiza, birasa neza. Nanjye mwumve ko ntagomba kubasiga. Tarakora subscribe, yikore kugira ngo ujye uhora ubona ibyiza Imana ibateguriye abantu b'Imana umunsi ku wundi, uko dushobojwe na Mwuka Wera. Wanda ko abaye muremure. Wanda abaye muremure kandi ntabwo nabasha kumenya ngo uduce twako ni mu Kinigi. Hano ni mu Kinigi, abantu bahazi nyine barahita bahabona bahamenye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro na none. Ahangaha twari tugeze kuri seta tugomba gukorera, hanyuma umupapa ati reka maze nguha akaririmbo. Ako karirimbo bene data mukumvise mwaseka, yari ari kuntura akandirimbira, ukumvise waseka. Biba biri fani, tuba dufite umunezero mwinshi kabisa w'abana b'Imana. Nicyo kintu Imana igabira abana bawe. Ariko none indirimbo yari kuririmba abantu buyishaka, nyibahera cyangwa si nyibahera? Ntabwo nyubaha. Ariko nimumfata neza muri comment tayibaha. So iyo aho ni ku yindi seti rero, turongera duhura n'abandi bantu nanone b'Imana batandukanye na babandi ba mbere, nabo tubabwira kugira neza ko Imana bavuga bati twagiye turirimbane. Turavuga ati turirimbane, twagiye. Ubwo turatangira nyine, turashutinga, twaka dance, turirimbira Imana, turirimba amakorasi meza mwakunze. By the way, Imana ibahe n'umugisha rwose, mwarayarebye murayakunda, murayishimira. Imana rero ibahe umugisha. Ikirere cyasaga neza, urabona ko bwari bunatangiye no kwira. Abamama beza, abakecuru beza, abakobwa beza, abahetse n'abana, tukababwira ubutumwa bwiza, barangiza bakavuga bati Imana yacu ni nziza, natwe yatugiriye neza, twarayibonye. Bati tukabyina akadanse, agasirimba. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ni nziza rwose, ikwiriye ibyiza, ikwiriye gutambirwa, ikwiriye kubyinirwa, ikwiriye gusingizwa. Yatugiriye neza, ntabwo twabura kwishimira, ntabwo twabura mu byo dushoboye gukora, ntabwo twabura kwikorera byibuze nk'umuntu anabyine n'agasirimba, yumve ko ahaye Imana yacu icyubahiro. Imana yacu yatugiriye neza, itugira neza rwose, duha Kristo. Imana ishimwe himbazwe. Ubwo twari dusoje teke iya mbere, akurikira n'izindi teke bake, genda bafata bake murabona Yesu, nanjye mpamagaze imbere yabo. Ariko Mana, ntabwo wakumva umunezero uba mu murimo w'Imana, haba harimo umunezero.
twicare tubwire ukuntu Yesu agira neza. Iyi teke abantu barebye video barayibonye uburyo ki tuba turi mu mwuka, mwuka wera rwose aramanuka agaza akabana natwe. Imana yarakoze cyane kweri mu bintu Imana yagukoreye ukananirwa no gucinya akadebo nk'aka koko yaguhaye amaguru, ikaguha amaboko, ikaguha umutwe utekereza, ikaguha buri kimwe, noneho ikaba yanaguhaye n'uturayi wariye ukananirwa no gucinya akadebo kangana gutya. Nyabo warinzwe n'Imana abindenze ariko nukuri uko ushobojwe rwose ujye utambira Imana, unashimira Imana. Aho ngaho murabibona ko yari ari kubabwira ubutumwa bwiza mukecuru ati tuzajyana mu ijuru, tuzajyana, ati njyewe Kristo ndamwemeye umwami n'umukiza. Haleluya. Nukuri pe akamwemera kandi akamwizera, akanashima n'Imana. Natwe tukavuga tuti mwami Yesu ukurikirana ubugingo bw'uyu muntu, tuzahurire mu ijuru, hanyuma utubwire uti Mana banjye mwakira ikamba ry'umubyeyi nk'uyu. Imana ishimwe, Imana ishimwe ihimbazwe. Iki nicyo twahamagariwe gukora kugira ngo turonke benshi, tubone benshi, tubegereze Kristo, nabo bamumenye, bamwizere, abababarira ibyaha kubw'amaraso ye, tuzahurire mu ijuru. Haleluya, 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 haleluya. Imana ishimwe yaduhamagaye umuhamagaro mwiza. Murabibona rero none twari tugeze ku yindi set, bari uguterera imisozi ikamanuka imikuku, rura rutambwe Musinga ateye bakambwira ati rutere, nkawe ntiyindeshye yamuzenda yareka nirukangire mu tubuye nzunguruke. Ndiruka ndazunguruka, ariko rura rutambwe rwo gusimbuka ruhurura ntabwo nari kurushobora. So bari gufata video n'umupapa wanjye akamubwira ati ndamufata n'agafoto, kubera iki ntabika n'agafoto Clement. Shamari video biranshimishije pe, ndanezerewe kweri. Muramubona ukuntu aba yahimbaje Imana. Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubundi ibintu tubaha mbere yuko bibafasha twebwe birabanza bikadufasha, tugafashwa. N'abana bato bakaza bagahimbaza Imana. Imana ni nziza n'ukuri. Imana yacu ikwiriye gushima, ikwiriye guhimbazwa, ikwiriye gushyirwa hejuru. Ntabwo biba ari ukubyina gusa ngo tubahe amashow, haba harimo ibintu byinshi. Byari ibyo ngibyo. Nizere ko mwanezerewe nk'uko natwe twanezerewe. Ni ukuri iyi video iranejeje, iranshimishije. Imana ifashe nawe gushimisha, ikunezeze, uhabwe umugisha nk'uko natwe twawuhawe. Byaribyo rero, Imana ibahe umugisha, mwakoze kubana natwe, turabakunda cyane. Imana iyo mu ijuru idakiranirwa se umwami wacu Yesu Kristo ibaduhera umugisha. Turabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.